tutari twajya ku bintu bya SHADYBOO Rocky niwe muntu wa mbere wanguriye telefoni ya mbere humura mu gihugu. No kuvuga ngo SHADYBOO twahuye 2019 mu kwezi kwa karindwi. Nese nyishire imbere ya kamera. Yishireho. Ishyari ryabo. Bari umunyamifungo se ko numva ufite ikibazo ko yakwambuye. Ikintu cyaje kugenda yaranere yarambye ati nta mafaranga nkuhaye. Njya mu itangazamakuru. Dekati niwe muntu wa mbere wa post. Tukiraho. Muri make uri kwishinja icyaha noneho. Ndakishinja rwose SHADYBOO ndakwinginze ndi gusaba imbabazi. Njye gavuga ngo yena SHADYBOO ngo ari ukuntu bijya bigenda. Ngo ari ukuntu njye n'abantu barazaga bakamamagara. Gasaro TV. Abakunzi ba Gasaro TV tubaha ikaze muherereye mande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe no tarayikorana umwanya mwiza n'ubona ibiganiro byacu ari byiza. Ndabasuje cyane rero abari mu Rwanda, East Africa ndetse n'abari muri diaspora. Nukuri nanjye ndabakunda nkuko namwe udahwema kunyereka urukundo. Umunsi wo tubafitiye umutumirwa. N'umusore wakoze ukuboko koko. Niki akaboko sikatari ibintu dusaba cyangwa niki ibintu ugenda nyine ugakora akaboko nyine niki uratangira wibwira gukurikiye. Ngiye banyita Hamisi nanone from Rocky Entertainment. Ninjye mu bounce wa mbere muri iki gihugu nyine uyoboye abandi ba bounce. No kuvuga ngo ngiye ndi bodyguard urenza abandi ba bodyguard bo muri iki gihugu. Ninjye Hamisi wumva rero. Ushingira kuki se uvuga kurenza bodyguard bandi? Nyine kuko ari ngi ubarenze nakandi ari ngi ubarenze. No subu Gasaro TV ariyo TV ya mbere irenze mu gihugu. Nkubajije ngo Gasaro TV nirenze wabinsubiza? Ubwo se urumva nareka kwikinira arenze nyine. Ntago wikinira arenze kandi nyihagaze imbere n'iki kireba. Musa fata guhera hasi. Urebe kuntu mba ninje kuri Gasaro TV meze. Mbwiza ukuri. Singe muntu wa mbere winjiye kuri Gasaro TV nambaye drip zirenze. Vugisha ukuri reba batatu. Izi tatu zihagaze ibihumbi 400 by'idolari. Nako ibihumbi amafaranga 400 y'idolari. Musa ese ko dafata kuri izi tatu ngo banze unabereke shomi yanjye. Nukuvuga ngo ninjye mu bounce wa mbere yoboye abandi babasa babandi ngo niki ngo baturira amamodoka ziriya nimbeba. Uraje uvuge ngo baturira amamodoka. Ubusare we na RUTAMBI ndakoze umubiri. Ntago nose wigeze umva mvuga izina RUTAMBI mvuze abantu bateruye amamodoka. Jewe nkubajije nkurikije wowe nawe n'undi. RUTAMBI se no muhanzi cyangwa no muririmbyi. Ni umukomedi. Ariko yanakoze umubiri. Ntawenzi. Ntawuzi? Ya, ntago RUTAMBI muzi. Sure? Ya, ntago RUTAMBI muzi pe. Ngo ukabanze kumukina kuko abanyarwanda mudakundana. Kandi namuzi no se yaririmbye iyihe. Muzi yaririmbye iyihe. Nta muntu utazi RUTAMBI. Ariko Hamisi ngo nagamuzi. Ntago mu bantu nose Hamisi namenya nde kandi akomana Nyagasani. Nukuvuga ngo ngiye banyita Hamisi ninjye mu bounce wa mbere. Ni nanjye mu bounce wa mbere urinda icyamamare. Ni nanjye mu bounce wa mbere wakoze umubiri. Gym yaragiye ariko muri iyi minsi mfite n'ubukene da. Umubiri urimo kugenda ushira kubera ibintu by'ubukene n'iki nicyo kibazo. Uransekeje nabonye ikiganiro twakoranye ubushize urinze. Pateri. Bora pateri yankubise umufu. Sha Peter. Waje kuburana ngo yahise aza kiniki. Birangira nyine atongeye kugaruka ubu ngubu naga ari mu Rwanda. Ngageze za Canada. Ngo za Canada ngo niki ariko ejo harya no musibe ejo sinzi ukuntu twagiye kugira gutya turavugana arambye ati nzaza nkukaraga umufungo byibura wenda niki ariko mafaranga ya danje. Yambye ati umufungo ngiye kuvana za kiniki Canada. Harahita hashya ningira mu Rwanda. Neza. Hanyuma nabonye comment bavuga ngo uno mutipe yanywe ibinini. Ku kiganiro deruka bya sida se ngo byo gukora umubiri. Nese ibyo binini sindwaye sida mwabafana mwe. Abantu bakurikiye Gasaro TV sindwaye sida ibyo binini banavuga nabyo nzi ubwo binywa abantu bakora iki baterura amamodoka. Nge sinerura amamodoka. Nge nerura indege. Tuzajye ku kibuga cy'indege ureba amabara nakoreyeyo. Warabimenye? Ubu se nabonye hari imodoka iri hano. Ubu ngubwiye ngo iterure ntiwanayishobora. Terura gute imodoka ya papa se yansigiye. Urumva VN yarapfuye. Sibyo? Nako yitabye Imana niko avuga mu Kinyarwanda sibyo? Ni gute watura imodoka ya papa none ikeba cyara kiriho yajyaga ambwira ati ikeba yiguza amafaranga za kinaki za miliyoni nyinshi cyane. Ati yireba gutya emere nk'icyangwe nyine niki natera gute imodoka ya data ya wambyaye.
n'iki ntago biba ni Hamisi wumva. ariko hari amakuru mfite ngo SHADYBOO yarakwambuye ayo makuru niyo no kuvuga ngo ngo waranamurindaga nawe muntu warindaga icyamamare nakubwiye ngo ninjye mu bounce wa mbere uhumura muri iki gihugu niwumva Hamisi nyine uhita uvuga ati wa mu bounce wa mbere uhumura mu gihugu ari kuri Gasaro TV ya mbere uhumura mu gihugu no kuvuga ngo za korona itaraza n'iki subizi korona itaraza harashyaga sibyo korona itaraza harashyaga birangira ahantu hahiye tugiye za lockdown n'iki hazimye harasha musa harazimye wa mukecuru harazimye n'iki dobo wasara umufano umamagaye kuri ya phone rokiyanguriye phone akoro karakuremera koko atandemera ngure phone ya miliyoni na 200 kamera itayifata ishyari ryabo ndarizi kambanze nyizimye kamera itamfata ishyari ry'abantu ndarizi urumva reka mbanze nyizimye ko numvishe isona nka gatushe sisona gutya yikare iPhone sure nkubwira ngo ni mbaza ngo ni iPhone kangahe si byose ubundi Rocky niwe muntu wa mbere tutari twajya ku bintu bya SHADYBOO sibyo urumva no kuvuga ngo tutari twajya ku bintu bya SHADYBOO Rocky niwe muntu wa mbere wanguriye telefone ya mbere humura mu gihugu ninjye mu bounce wa mbere ufite telefone nziza nimo nabishaka mu kanya ndaje nyibere yitwereke ninjye mu bounce wa mbere ubayeho neza nubwo nabayeho neza cyane ninjye mu bounce wa mbere urinda icyamamare papa cyangwa uribuka ejo bundi tujya za kinaki tukavayo tukahita twikubita Tanzania tugafata Tanzania tuzana Oreg yaje mu Rwanda indirimbo bakoze murayizi bayita nzonze niba ari nzonze ni mu Kirundi ndabone kwikurangara ariko se kano gakebo karakoviye yansigiye ari kuri cyamamare ndabona ukuntu abantu bagushagaye numiwe ntago ari ubwamamara ahubwo ngewe ndindi byamamare ese ni gute batamenye none se SHADYBOO yakwambuye gute niba atari ibanga no kuvuga ngo SHADYBOO twahuye 2019 mu kwezi kwa 7 tuza gukorana duhuriye ahantu bita kwa Jire Fushia uhazi yego ndahazi Jire Fushia rero twarahuye turaganira fresh yegereze mikro hari n'umunyakenya n'iki urumva harashya arambwira ati mane ndabona ikinyabupfura ufite n'iki reka ngiye nkubite akantu k'akazi ndavuga ati ntari bingiye n'agakontra oya nta kontra twasinyanye arabizi ese ni gute ya misi kuko batama kontra icyamamare nkawe ikintu cya mbere ni ikizere kuko ngewe ndizera ndanubaha niyo mpamvu ninjye mu bounce wa mbere urinda icyamamare muri iki gihugu urumva ibyo turaza kubisubiraho nyuma turacyari ku bya SHADYBOO sibyo yego kuvuga ngo SHADYBOO nza kumurinda nyine tu anjyama amafaranga 215 nyine ariko urumva hari ukuntu nyine n'iki hari amafaranga make yagiye ndabona baza bagutwaje na telefone kuzuka iyi telefone amafaranga ni ya 80 plus yavugaga murabibona rwose none se nyishyire imbere ya kamera yishireho ishyari ryabo ushaka ko banyicirije reka mbe nitonze ndaza kuyibereka ningera kuri Rocky kandi usigaye ushaka kuneza abantu kanivugira ibyashe no kuvuga ngo icyo gihe duhura twahuriye kwa Jire Fushia sibyo turaganira nkubita job maje ko nkubita job n'iki ngewe nyine ndabyemera turakorana nyine fresh hagati y'ukwezi n'igice nyine urumva yamaga amafaranga make urumva umuntu avuye mu kazi ubugomba kumuha amafaranga n'iki sibyo ndabyumva amafaranga turavugana korona yitiza amahita ajya hanze nimba ari za Dubai n'iki urumva wumve ngo nge naranamuherekeje za kinaki hari ahantu hagendera abantu baguruka airport sibyo SHADYBOO turakorana birarangira mu korona mu kwezi kwa 5 ndamuhamagara bimeze biti icyo gihe phone nago nge nabesha abafana phone narayigutuje ibintu byose binagenderamo nayo nzi ko ndibuna bibike n'iki urumva ngiye maze kugutuza phone ibi boro zose mani za SHADYBOO sibyo zagendeyemo ngiye mfite record mfite n'ibiganiro twarigiye tunagirana kireko ngwenda uwo mujama mubonye aba za Kayonza ndabeshya ngiyewe birangira mbuze kuntu nyine SHADYBOO ariko nyuma nza kuhamagara umuji mu bounce bigeze no gukora n'amanamba ze ndamuvugisha wa mukecuru imeze bite arambwira ati se bimeze bite nyine ndamubwira ati se nyeko nyine umufunga arambwira ati nta mafaranga afite SHADYBOO ninde utaza amafaranga afite muri iki gihugu yasa soyazi
Nje ntabwo nyazi ko kontesi nyine ariko nyine urabizi ko ari umunyamifungo ndabyumva ariko niba ari umunyamifungo se ko numva ufite ikibazo ko yakwambuye ikintu cyaje kuba rero yarantereye arambwira ati nta mafaranga nkuhaye njya mu itangazamakuru Dekati niwe muntu wa mbere wa posting tukiri aho yarakuri manga icyo gihe 213 ko numva sari na makeya ayo mafaranga ni make shani make y'amadolari se y'amanyarwanda nta manyarwanda bose none ubu mfita kuri konti yanjye ubu no kuri mobile money wasangana n'igihumbi n'ijana ariho kandi ari umuntu ukorera ibyamamare kandi ubu wasanga nawe wahita undemera ukahita umbwira ati ayo mafaranga waretse nkayaguha kandi wayankaraga neza neza wumva aya mafaranga ni make n'umuntu utanayama n'umuntu urimo gukurikira kino kiganiro yandemera n'iki n'iki urumva no kuvuga ngo we SHADYBOO yahise ambwira ati n'iki n'iki nyita muteza itangazamakuru sibyo Dekati arabipostinga harashya kuri Instagram hamaje gushya arambwira yanambwiye ijambo ribi ntago ndi burishyira imbere ya kamera urumva iryo jambo se ubwo uramubeshyera kuki utarishyira imbere ya kamera se riteye isoni uyu munsi impamvu nicaye urayiza ariko ubundi niyo tugiye kugeraho ndakubaza ngewereka impamvu ntago rero narishyira imbere ya kamera kuko SHADYBOO ni umwana mwiza ariko icyo gihe yambwiye nabo urabizi nyine kutajya kabifu n'iki hahita hashyuka uhita uvuga ati n'iki n'icyo ugahita uvuga ati sha urandaburije ntago ngenje kumuraburiza uriya mu mama ni akana keza ntamuraburiza gute se ubundi kandi waramuraburije namuraburije mbona nta kindi kintu nge gishobora kuba n'iki inzara kwiyiciye uzi inzara nari mfite none uyu munsi mu bari barazifunze n'ubu ngubu zirafunze ariko wenda ubu ngubu ndi kurya ndaryama SHADYBOO agiye kundemera iki n'iki amafaranga agiye kuza hafi muri n'iki n'iki urumva ni ukuvuga ngo nge twarahuye ku itariki 15 z'ukwa gatatu uranabimbwira ndaguhamagara Gasaro ndakubwira ati rwose wandemeye iki n'iki ko bimeze gutya kandi SHADYBOO yambwiye ati subira imbere y'itangazamakuru genda babwiza ukuri ngaho muri make rero aragutegeka naga negeka boss wanjye boss ubu muri aka kanya mbwa ati we Hamisi mvuze ngo iki ndaguhemba ugiye gukora iki icyo ndi bukore nicyo ngomba gukora okay kugira ngo bagukize inzara wifitiye ubundi inzara yanjye biri mu magufwa gym twarafunze kandi ungemba nyene akantu ka gym igura hafi mu bihumbi 700 ushobora no kuba nkafite muri yanzuro kiyanguriye ejo bundi nifitiyemo gym ugasanga ndi guterura n'iki ncuma mvuga ati nari bisibyo no kuvuga ngo rero SHADYBOO yahise nkubwira ati wowe ndaguha amafaranga yawe usubire imbere itangazamakuru waneje itangazamakuru subirayo babwire ngo mvuze ngo iki ngiye kukwishyura ubu tuvugana agiye kuma amafaranga 213 kandi none kuntu SHADYBOO ari umwana mwiza katashyizeho y'ubukererwe se nta ubukererwe se yigeze akererwa kubera ko nari umwana mwiza ko ashobora no kuzandemera hafi muri za 700 muri za 700 SHADYBOO yabikora ni muri za 700 akahita avuga ati sha umusa ndakuremeye rwose n'iki n'iki akahita avuga ati inzara sibyo akahita avuga ati n'iki umusaza gym zirakenewe reba nk'aka kadrip akano gapanaro ni gashyashya nagakubishije ejo ndakabona umusa afata hasi reba kano gapanaro nagakubishije vuba urumva nayikubishije ejo Rocky yagiye za Abu Dhabi ahita avuga ati umusa wanjye agomba kwa singe umuntu wambaye ipantaro ngenyene muri iki gihugu nimba mbeshya napfa ako yambeshye napfa dore ibipantaro nakajiri wayijiro nati ise ni ijiri karantibare nantibare turaza kubigeraho kuvuga ngo ariko bana we mama yarambwiye ati wowe reka nkuremere nimara kukuremera nari ngenda bizi neza ko nanubwo azama 213 ahubwo azahita nkubita wenda nk'ibihumbi nka 700 cyangwa 800 ntago kubita se 113 byonyine ntago yayama nasuga urumva yamayo mafaranga yonyine nta nubwo yabikora ngenda muzi nge turazi yabikora tesara ariko reka mbwira nawe wagiye imbere itangazamakuru musebya ngo yarakwambuye nese niba muziranye kuki utamugira ikizera ati umukecuru aho kumuteza itangazamakuru bamaze kwambura abantu bangahe sha muri comment baze kubyandika uwo nambuye sinjya nambuye yagiye imbere itangazamakuru zabibona nyine ubugwero uyu munsi nta muntu uri wambara ko ngewe nari narambuwe iyo batari bagwa amafaranga ba wambuwe sibyo none amafaranga maze umwaka n'iki imyaka 2
gasa nago bizi byihoreresha yo ariko warababaye disi gisazi mani ngibumva numva namarira yamanuka ko najirira niki hari ukuntu niki nigeze kubona abantu babafana ibaze ndiriye imbere ya kamera bakumirwa ako namarira urabona ko yenda kumanuka rwose SHADYBOO nge ndi kumushimira kubw'akazi agiye gukora 215 ni byinshi ndagenda wenda nguru twuma twijana na 180 n'ibiryo nta biryo ngewe sari inzara mfite ufite boss ufite amafaranga mfite boss ufite buri kimwe nta nzara mfite urumva ngiye inzara mfite ni ya gym kana boss yayungurira usibye ko nigeze mbimubwira nyine ngi ikintu nyeneye nicyo ama sibyo none se SHADYBOO amuretse nimba Loki akuremera yakuguriye inzu ati ndarya ngira iki muri make waranyuzwe nta nyurwa se haka kanje kabara kanje no se wanwara kanje gasaro none akanje nubwo ya noneho ongemo igiceri kijana ibazumbwiye ati Hamisi niki ngeze nguki yari mozini yashizemo essence nkubite 15 kuko kwatsa rimwe ziragenda ntago wanyira akumuntu kabara akumuntu nubwo yaba ari igiceri kijana ako no kuvuga ngo nyine SHADYBOO we yarebye ububabare bwanjye nariri imbere za kamera nta kamera nimwe nari najya imbere ndi kurira Yesu avuga ati ariko uyu mukobo ububabare bwe niki kamuremere ubu ngubu ngenda bizi nta nubwo ari yazama nese hamwe kubera iki iyo nge ntari ikintu ntari kumva kuki yagusubije imbere y'itangazamakuru iyo yaguha wenda muri babiri uyu munsi ashobora no kuyama nkongera ngasubira imbere y'itangazamakuru nkavuga ko atari yanyishyura ariko nge twaraganiye ku itariki 17 ukwezi kwa kangahe kwa gatanu arambwira ati wagiye imbere y'itangazamakuru urarisubiraho ushaka ko nkwishyura bikore uyu munsi baza ugiye kundega kwa mama ngo Hamisi ngo yaranyambuye nanjye nakubwira ati amafaranga genda ko yanyaguye uzajye mu rugo urumva manje nakubwira ngo ajya mu rugo n'ubundi waneje mu rugo kunyamwishyura ijya mu rugo wongeye babwire ko nzakwishyura nese siko ako uguze umuntu aguteje abantu mana ugenda bavuga ati umwambuzi muri make uri kwishinja icyaha noneho ndakishinja rwose SHADYBOO ndakwinginze ndi gusaba imbabazi kubw'umufungo ugiye kuma nimba ari umuntu ngenzafata no wasanga nyuma yo kuyama Imana izahita n'umuremera akata nasinyira na miliyoni 100 na senkani za kineke so azumvishe wasanga none azahita asinyira nka miliyoni nka 80 cyangwa 300 none nanazisinyira muzongera kubana nongeye gukorana nawe haje gushya ariko nane yaguzaga ari kutubwira ati umufungo narawubonye nonje ngaruka nzaza mfite icyana gifite none se cyo ndabizi naga zama 213 ibaze bag yuzuyemo 500 niyo ndi gukeka kandi yayarenza ndabeshya uri umuntu ugiye kukuremera warambwira ati ngiye kukuremera nzi nimba zangurira inzu za kinaki ya rutarama nka cumacuma none se hami hari benshi wenda nakomeje ngenda bandika muri comment ati uyu muntu arashaka wenda kuba yakubakira izina kuri SHADYBOO akamuvuga akavuga ko wenda yabaye bouncer we ariko wenda ari kubeshya kugira ngo avugwe abantu bavuze icyo abasubiza iki ngo bouncer none se niryari mwigeze mubona SHADYBOO atari kumwe na bouncer ashaka yari kumwe na wenda atari wowe ngende none reka nkubaze wigeze ubona SHADYBOO atari kumwe na bouncer n'umunsi numwe nge ntago njya mubona arahumura ntago wamubona utese ngo wibereye nyine mu kazi n'iki gusa SHADYBOO abari kumwe n'ababouncer ahantu hose abari n'ubu ngubu wasanga ari kumwe n'ababouncer niyo mpamvu yavuze atereka nkoresha umubouncer wa mbere mu gihugu bita Hamisi itazarankoresha nese muza gutandukana gute rero twatandukanye kuri icyo kibazo twahereyeho mbere birangira ambwira ati ongera usubize mu itangazamakuru ngo kubita umufungo wawe uceceke umufungo wawe nzaruca ndumire niko avuga mu Kinyarwanda naruciye se ubwo urumva byagenda gute ifaranga ntawe uhangana naryo hami hangana naryo utese nambaye gutya nakimoco ngemba magaze nta muntu uhangana n'ifaranga nyine ifaranga rigomba kuvuga umwanda ugaca bose nagomvishije abantu bakiniki bakize bakahita bacumacuma niki ndabeshya ubugomba gukoresha ifaranga niyo mpamvu SHADYBOO yakoresha umubouncer kandi akamwishyura neza nta n'ikibazo bagiranye niyo mpamvu nanjye agiye kuma amafaranga nagarutse mu itangazamakuru none uyu mama mu buryo mwubaha mu buryo buhambaye sana none se nicyo kintu muri interview nakoze sinigeze mutuka ariko wararize narira
kuheje 210 na ayo mafaranga ni menshi iyo hashya nyakorera mu minsi 2 cyangwa 3 cyangwa icyumweru ariko corona yaraje corona se nimba yaraje ari umubansa muri aka kanya uri kwinjiza usibye Hamisi mfite rebo inyishyura ndi bouncer wa rebo niki akimuco mbamagaze ko Musa fata hano ku ruhande na telefone yawe sha abanzi banjye kaga phone kasonnye ndakerekanye noneho ese gutayitwereka cyangwa ntayikwerekane se bwo nawe niki ko wahita wiruka nose iyi phone ndabona ari nagashyashya mwereke n'imbere yayo ndabona ari gashya yari ryabose ese utayitwereka imbere cyo yaramenaguritse ntago iyi phone yameneka ngewe mba nirinda abanyeshyara ahubwo kambe nyishyize hano sha no kuvuga ngo iyi phone nayo bayimereyo condition za danger naga phone mba naraguriwe n'umusaza Rocky kuko Rocky urumva nyuma yuko corona izahise avuga ati umusaza reka ngewe niki twita tugira na deal ya danger sibyo kuma 80+ ariko ahubwo phone ihenze boy witonze kwivuga utaniza mana abanyeshyari niki urumva no kuvuga ngo ngewe Rocky yasambwa ati ngiye kugutunga kandi n'unonze sibyo byose nabishyize hanze arangije ambwa ati ngiye kugutunga ni ununze ni nawe unyambika reba kano gapanaro kamera subiri kugafata yagafata itese reba kano gapanaro nagakaseje nakajyanye muri za kiniki bahita bamvuga ati arambwira ati iyambarire naribi ninjye mu bonso wambara neza mu gihugu mvuze ngo iki semamagara icyana wenda wumve ngize ngo iki bayita ngo iki simuyireba ndabona ari nagashyashya atari gashyasi amashyari yabo noneho baba bouncer bayiyahe usibye ko aba bouncer tutagirana amashyari bariyahura no kuvuga ngo ngewe rokaranunze nyuma y'ibi bibazo byose byabaye bya lockdown corona iraza sibyo bakahita nongahita mbwira ati niki kandi namwubaha amubwira ati ndakubaha sana mufata nka papa wanjye none ngiye arambwira ati suri nuwo ntago kiri umukozi wabaye umunyamuryango ntago nkiri bouncer cya bodyguard nkora akazi nk'umunyamuryango kubwitange nubwo waza reba ati bare yanguriye nubwo watera ya masasu ya kiniki ntago yamfata kire kupimye ku mutwe niki ndabeshya uba wisekera uza gahinda mfite none ngiye ntago ndi guseka cyeka aya mafaranga ninyabona ngahita ncumacuma ariko bami urashimisha koko ariko wakomeje uvuga ngo amashyara kwanza ugira abanzi benshi ntawe uraba afite uza abantu barebye TV ya mbere mu gihugu bita Gasaro TV twika uzi ya TV y'abakiniki bayakiniki ba mashyari bagufitiye ubu noneho bariyahura nibambona imbere ya kamera yego hanyuma migira icyo ubwira SHADYBOO ikintu ngiye kino namubwira ni ikintu kimwe cyonyine cyo kuba yaritanze agafata umwanya wo kumbwira ati ngiye kugwa amafaranga yawe ndabizi nubwo ari nayo azama ngenda byizeye neza ariko nawe uri kubivuga nk'umuntu ushaka ko azakurengerezaho ikirenza se ubundi uzuka ari yazama yonyine ntago ariyo yama njyewe nzazana baby ufite baga icyo gihe se nzaba nikoraho icyana n'iki gicumacuma amafaranga nzanaga imbere ya kamera mvuga ati mvuze ngo ki uriya muntu nihagera n'umuntu umuvuga kuko ngiye tuzongera tunakorane azongeramo ikiraka nyine tuazamikiraka nk'uko ari yamayakazi kaba wisabiye akazi ntago nk'isabi nose ndakisabira gute kandi narahoze ndi munyakazi nyine no kuvuga ura mu meri nge ndamwubaha pe sibyo ariko wenda nigeze kumwubahuka ariko sinamututse ntago nigeze muto kunda guseka narebisha ati no kuri SHADYBOO niyumva iki kiganiro shazakubabarire pe ni gake ndi gusaba imbabazi nyine azakubabarira ndazisaba kangahe ni gake ubona umuntu w'umugabo rwose asaba imbabazi gutya pe umugabo udasaba imbabazi aba ari umugabo mbwa none si uwo mugabo abaho uba ugomba gusaba imbabazi nimba ari ikintu ushaka uko hashya hagashye nyine n'ubundi uratwika ugapfa utanatwika ugapfa niyo mpamvu rero SHADYBOO agomba kumbabarira kuko naratwitse biranga yego nza guhura nawe nyine ari undi muntu biciyeho n'iki birangije birakunda ese yami ufite umukunzi ntagira umukunzi ne n'amafaranga mfite se uko ngiye kumubona ejo bundi ngiye gufata za 400 n'iki ubwo mukunzi nzamubona ariko nabonye byana n'iki urumva abana nyita mvuga ati reka ngira abana ho gushya
haba hagomba gushya ku bana subizi. Hari akantu nibutse ngo arabajye gavuga ngo we na SHADYBOO ngo ari ukuntu bijya bigenda ngo hari ukuntu njye n'abantu barazaga bakamamagara ati wakinuwe buri impamvu SHADYBOO yanze kukwishyura buriya ntiyagukaraze ku nsutsu cyangwa n'iki bigacuma man ndarahira ku mana yo mu ijuru n'Imana irabizi. Ku nsutsu n'ikizi? Ku nsutsu n'indirimbo ya papa cyangwa numva bamwe ngo nakabizu abandi ngo n'iki akabizu se kabaye ku nsutsu nyine. Ku nsutsu ni ijambo riri mu harya babano bareba gutya babita bande bakinaki za Tokyo. Harya ni he Tokyo abayapanise icyo ni kirimi cya Japan uva no mu rwego u Rwanda rugeze dusiga dukoresha iki Japan man n'iki konsutsu ni ijambo ryo mu Japan. Ubwo niba nyine utarizi nakazi ka konsutsu n'indirimbo ya papa cyangwa bakavuga ngo hari ukuntu wamucumacumye. Oya ibyo bintu ngewe barabimbwa ariko nge nawe arabizi. Uriya ni umumama w'abana babiri nkunda n'abana be barankunda nta nubwo najya imbere ya kamera ngo musebye kuko cyangwa umucumacume ntacumacuma nese ku muntu tutari muri rev imwe. Nubwo nge ndi muri rev irenze nk'umubonso wa mbere mu gihugu ariko nyuma y'umuntu urenze hari undi urenze kugera ku mana nk'uko Gasaro TV irenze n'iki muri TV zose zo mu gihugu. Ndabeshya vugishije ukuri rata niko kuri naho ko yambeshye na urenze undi umuntu mani revo ziba nese kucyavuga ngo aramucumacumye yashingiraga kuki uwo muntu wabivuze naho azajya imbere ya kamera binshi mani nge nabyo nzi nurama mama nabyo nzi ngikirega ikintu nakoze nakivuga. Ubu amucumacumye yabivuga hakosha Shami waba wishize hanze. Naba nishize hanze subundi ko nishize hanze kuva kera ko nabivuze. Nari umunwa wanjye bari bawushizeho bya bibora rya babyita superadara. Supaguru. Nigeze nishiraho supaguru. Nango na scotch yani nyuma ndumva ari kubivuga. Scotch. Harya scotch n'umukinnyi wa football. Wa nukuvuga ngo ngewe urumva ntago ngiye ibyo bintu nigeze mbikora n'Imana irabizi. Kandi Shami Imana yanjye do reba n'udusimba turi kugutembera. Twatangiye kunyataka tuvuga ati iki ni iki shabandinda banze do. Ndaje nshaka umubouncer w'iminsi 3 sha amafaranga yanjye nyarye neza kuko nshaka kuyarya nayo andye. Ndigosha Hami banzira ngize ijambo nakurigana ijambo kuvuga ngo ntuzanigana ijambo nta muntu w'umugabo banigana ijambo no kuvuga ngo nyine ibyana biracumacuma n'iki ariko kuva nabo nago nari nakunda n'umuntu uzi ngo ndamukunda yaba ari kwibeshya. Gasaro TV.